Halo, muraho neza, ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri Women in Gazizi Ministry mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana ibaha umugisha kubwo gufungura iki kiganiro, kandi Imana ibaha umugisha kubwo kubana nanjye mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turi busome dukuye muri Zaburi ya 18. Turahera ku murongo wayo wa mbere dusoreze ku murongo wa 7. Reka dusome. Ni Zaburi ifite umutwe w'amagambo utubwiye ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi umugaragu w'Uwiteka, wabwiye Uwiteka amagambo y'indirimbo ku munsi Uwiteka yamukirije amaboko y'abanzi be n'aya Sawuli, ati ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yanteye ubwoba, ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo binjira mu matwi. Amena, amen. Bakunzi beza ba Women in Gazizi Ministry, iri ni ryo jambo Imana yashatse ko tuganira muri iki gitondo, kandi ko ari ryo dusengeramo. Ni ijambo Dawidi yabwiye Imana ngo ubwo Imana yari imaze kumukiza amaboko y'abanzi be bamurwanyaga, nuko nawe abwira Imana ngo Mana ndagukunda kuko ari wowe mbaraga zanjye. Muri iki gitondo nawe hari ibintu byinshi ruzi Imana yagukijije, hari ibintu byinshi ruzi byaguhize Imana ntiyagutanga. Nawe rero muri iki gitondo Imana ishaka kuyaturirisha akanwa kawe, ukabwira Imana ngo ndagukunda kuko ni wowe mbaraga zanjye. Iyo ataba Uwiteka bya bindi biba byarampitanye, ariko kuko uri imbaraga zanjye ndagushimiye ko utantanze, ndagushimiye ko wanyimanye. Ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho. Mukunzi wa Women in Gazizi Ministry, nta handi ubuhungiro buri, ubuhungiro buri ku Uwiteka. Uwiteka wenyine niwe buhungiro bwacu. Imana itagutanze nta muntu wakubona, Imana itagutanze umwanzi wawe ntiyakubona. Imana ishimwe. Nuko muri iki gitondo uyibwire ngo Uwiteka, nyamura wibuke ko ari wowe buhungiro bwanjye, ni wowe gitare cyanjye, nguhungiyemo. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo kenshi abantu bagiye bagerageza gufata Yesu kubw'ubutumwa bwiza yavugaga, ariko kubera ko igihe cyari kitaragera cyo kugira ngo atangwe mu maboko yabo, ijambo ry'Imana ryagiye ritubwira ngo yagiye abahuma ku maso akabacamo akigendera. Hari ibintu byinshi rero biduhiga, ariko iyo twahungiye mu Mana, Imana ibihuma ku maso bigakomeza bikadushakisha bikatubura, mu by'ukuri atari uko tutakiri kumwe nabyo, duhari ariko ntibibashe kutubona kubera ko Imana yatwimanye. Rero nawe mukunzi wa Women in Gazizi Ministry, iki ni cyo nkusabiye muri iki gitondo. Reka Imana ikwimane, ihume ku maso ibintu byaguhigaga ntibikubone mu izina rya Yesu. Kandi Dawidi yaravuze ngo natakiye Uwiteka mu mubabaro wanjye, nuko ijwi ry'ibyo namusabaga byica mu matwi ye, abyumva ari mu rusengero rwe rwera. Muri iki gitondo reka Imana igire ibyo yumva iri mu rusengero rwayo rwera, ibyo uri kuyitakira Imana nayo igusubize ifite imbabazi. Reka dusenge. Turagushimye, uri mwiza, urakiranuka, kandi ubereye maso abagutegereza bose. Ijambo rirambwira ngo ntawe uzakorwa n'isoni mu baguhungira. Turagushimye, uri ubuhungiro bwiza, uri ubwugamo bwiza. Uyu munsi Uwiteka duhungiye muri wowe, twihishe muri wowe. Reka ibyaduhiga ntibitubone, ibyahiga umukunzi wese wiyica no mu izina rya Yesu ndamuhishe ntibimubone. Mana reka ubihume ku maso, bimushake bimubure mu izina rya Yesu Kristo. Reka utugirire neza rero, wumve gusenga kwacu, uraheraho urusengero rwawe, nuko kubw'ubuntu n'imbabazi zawe nawe udusubize. Urakoze. Nuha umugisha umuntu wese ukunda iyi cano, Mana umwagurire imbago, kandi udukuze mu by'umwuka ndetse no mu byo mu mubiri utwagure. Urakoze, turagushimye mu izina rya Yesu risumba andi mazina. Amena, amen. Murabeho, ndabakunda, tuzabonana ubutaha. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubarinda. Bye.